Nshuti bakundwa, bibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore cyigisho cya 5, umunsi twagizemo amahirwe. Muri iki gihe hari amasomo tugomba kwigira ku byabaye ku bakoreye Imana mu bihe byashize. Mbega uburyo tuzi bike cyane ku ntambara, ibigeragezo n'imiruho by'abo bantu ubwo babaga biteguye guhangana n'ingabo za Satani. Kubw'uko bari bambaye intwaro zose z'Imana, bashoboraga gutsinda uburiganya bwa Satani. Abo bantu mu bihe byashize bitanze bakiha Imana kandi bakiyegurira no kwerereza umurimo wayo. Bari indahemuka ku ihame ndetse bakomeye nk'icyuma. Bari abantu batadohoka cyangwa ngo bacike intege. Abantu bari buzuye ishyaka ry'Imana no kuyubaha, buzuye imigambi n'ibyifuzo bihanitse nk'uko Daniyeli yari ameze. Bari abanyantege nke n'imezamajyo nk'uko biri ku muntu uwo ari we wese mu birundumuriye mu murimo w'Imana. Ariko ibyiringiro byabo byose babishyize ku Mana. Bari bafite ubutunzi, ariko ubwo butunzi bwari bugizwe no kugaburira no gukuza intekerezo n'ubugingo bwabo. Ibi rero umuntu wese ushaka kugira Imana nyambere n'iy'imperuka kandi akayirutisha byose muri byose ashobora kubigira. Nubwo tudafite ubwenge, ubuhanga, ubupfura n'imbaraga, ibi byose dushobora kubyakira turamutse twigiye kuri Kristo. Ibyigisho dufitiye amahirwe yo kwiga. Abakozi bakenewe. Muri iki gihe dufite amahirwe n'ibyiza bitari byoroheye abo mu bisekuru bya kera ko bagira. Dufite umucyo mwinshi, kandi uwo mucyo waje binyuze mu murimo w'abo barinzi b'indahemuka bishingikirije ku Mana kandi bakakira imbaraga iyikomokaho, kugira ngo umucyo muri gutangaze ugeze imirasire wayo irabagirana ku isi. Muri iki gihe cyacu dufite umucyo mwinshi tugomba kurushaho gusakaza. Nk'uko mu bihe bya kera abagabo n'abagore b'agaciro gakomeye basakaje umucyo Imana yabahaye. Bakoraga cyane kandi n'igihe kirekire kugira ngo bige ibyigisho bigishirizwaga mu ishuri rya Kristo, kandi ntibaruhiye ubusa. Umuhati wabo udacogora waragororewe, bomatanye n'umunyambaraga usumba bose. Ariko kandi bahoraga bifuza kunguka gusobanukirwa kwimbitse, kw'ikirenga kandi kwagutse, kwerekeye ukuri kw'iteka ryose, kugira ngo babashe kugeza neza ubutunzi bw'ukuri ku isi ikennye. Abakozi barangwa n'iyi mico barakenewe muri iki gihe. Abantu b'abagabo mu maso y'Imana kandi bakaba banditswe mu bitabo byo mu ijuru ni abameze nka Daniyeli, bakuze ubushobozi bwose bafite ku buryo bahagararira neza ubwami bw'Imana mu isi iri mu byaha. Gutera imbere mu kumenya ni ngombwa, kuko iyo umuntu yahawe umurimo mu murimo w'Imana, ubumenyi buba imbaraga ikoresha ibyiza. Isi ikeneye abantu batekereza, abantu bagendera ku ihame, abantu bahora bakura mu gusobanukirwa no kumenya. Itangazamakuru rikeneye abantu bagomba kurikoresha neza cyane, kugira ngo ukuri kubashe guhabwa amababa yo gukwirakwiza mu mahanga yose n'indimi zose n'amoko yose. Isoko yacu y'ubushobozi. Dukeneye gukoresha abasore bazakuza ubudahemuka, abasore badafite ubwoba bwo gukoresha imbaraga zabo. Bene aba basore bazabona umwanya aho ariho hose bitewe n'uko badateshuka inzira, haba mu ntekerezo n'umutima, bafite ishusho y'Imana, amaso yabo bayahanga ahantu hamwe, kandi bahora batanya bajya mbere ndetse bazamuka, batera hejuru bavuga bati intsinzi. Nyamara abanyabute n'abanyabwoba n'abatizera ntibahamagarwa, kubwo kubura kwizera kwabo ndetse no kudashaka kwiyanga ku bwa Kristo, batuma umurimo w'Imana udatera imbere. Imana irahamagara abazaba abakozi bakorana nayo. Kubwo komatana na Kristo, kamere muntu irera kandi ikaba inyakuri. Kristo atanga ubushobozi kandi umuntu agahinduka imbaraga izana icyiza. Ubunyakuri no kuba indahemuka ni imico y'Imana, kandi umuntu ufite iyo mico aba afite imbaraga idatsindwa. Gukiranuka ko mu mutima.
Gukiranuka kw'imbere mu mutima guhamywa n'ubutungane bugaragara inyuma. Utunganye imbere muri we ntabwo aba anangiye umutima kandi ntabura kwita ku bandi no kubazirikana, ahubwo uko bukeye bukira arakura agasa na Kristo, agakomeza ava mu mbaraga yinjira mu zindi nshya. Umuntu ugenda wereshwa ukuri azitegeka kandi azagera ikirenge mu cya Kristo kugeza ubwo ubuntu butwikiriwe n'ikuzo, kugeza ubwo ubuntu butwikiriwe n'icyubahiro. Gukiranuka gutuma dutsindishirizwa nubwo tubarwaho, kandi ubutungane butuma twezwa nubwo duhabwa. Ubutungane bwa mbere ni uburenganzira bwo kujya mu ijuru tuba dufite, naho ubutungane bwa kabiri ni uko tuba abantu bakwiriye ijuru. Amen. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 6, inzego zihanitse zagerwaho. Nshuti basore, mbese intego n'icyerekezo cy'ubuzima byanyu ni ibihe? Mbese mufite inyota yo kwiga kugira ngo mubashe kugira izina n'umwanya mu isi? Mbese mufite ibitekerezo mutabasha kuvuga ku buryo umunsi umwe mushobora guhagarara mu mwanya wo hejuru uhebuje indi mu gukomera mu by'ubwenge, ku buryo mushobora kwicara mu nama zifata ibyemezo n'izishyiraho amategeko, kandi mugafasha mu gushyiriraho igihugu amategeko? Nta kibi kiri mu kugira bene iyo migambi. Buri wese muri mwe ashobora kugera ku ntego ye. Ntimukwiriye gushimishwa n'ibyo mugeraho byo ku rwego ruciriritse. Mugire intego yo kugera ku bihanitse, kandi ntimugire imiruho mwihunza kugira ngo mugere ku rugero rukwiriye. Iyobokamana ni ishingiro ry'ubuzima. Kubaha Uwiteka nibyo rufatiro rwo gukomera kose nyakuri. Ubunyangamugayo budatandukira nibwo hame mukeneye kugendana mu byo mujyamo byose mu buzima. Garagaza idini yawe mu buzima bwawe bwo mu ishuri, aho ucumbika no mu byo ujyamo byose. Ikibazo cy'ingenzi mubazwa ubu ni iki ngo: mbese mwaba muhitamo kandi mugatunganya ibyo mwiga ku buryo muzakomera ku gushikama no kubonera ko imico ya Gikristo izira ibizinga, mutuma ibyifuzwa n'inyungu by'igihe gito bijya munsi n'ibyifuzwa byo ku rwego rwo hejuru ubutumwa bwiza bwa Kristo busaba? Ubu mushaka kubaka ibyo muzashobora kurimbisha, kandi mukitwara ku babakikije muri rusange no ku buzima ku buryo mubasha kuba igisubizo ku mugambi Imana yari ifite ubwo yabaremaga. Nk'abigishwa ba Kristo, ntimubujijwe kugira iby'inyungu zizashira mujyamo, ariko mukwiriye kugendana idini yanyu. Mu mirimo yose mushobora kuba mwujuje ibyangombwa byo gukora. Ntimuzigere muha intebe igitekerezo kivuga ko mudashobora kugira icyiza mwageraho mutagize ihame mwica. Inshingano zo ku rwego ruhanitse. Muramutse mutuje ku bw'ihame ry'idini mugenderaho, mushobora kuzamuka mukagera ku rugero ruhanitse mushaka. Twashimishwa no kubabona muzamuka mukagera ku rwego rwo hejuru Imana ishaka ko mugeraho. Yesu akunda abasore b'agaciro kenshi, kandi ntabwo ashimishwa no kubabona bakura badafite impano zatejwe imbere. Bashobora guhinduka abantu bakomeye bagendera ku ihame ridakuka, abantu bujuje ibyangombwa byo guhabwa inshingano zihanitse, kandi ku bw'iyo ntego bashobora gukoresha imbaraga zabo zose mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko ntimuzigere mukora icyaha gikomeye gityo cyo kwangiza imbaraga Imana yabahaye, mukora ibibi kandi murimbura abandi. Hari abantu bafite impano bakoresha ubushobozi bwabo bakwirakwiza kurimbuka kw'imico mbonera no kwangirika. Ariko rero abo bose bari kubiba imbuto izatanga umusaruro batazigera bumva bibafitiye ishema gusarura. Ni ikintu giteye ubwoba gukoresha ubushobozi Imana yaduhaye mu nzira zo gukwirakwiza imbaraga irimbura n'umuvumo, aho gusakaza umugisha mu bantu. Nanone kandi gutwikira impano twahawe maze tukayihisha ahantu hitaruye isi ni ikintu giteye ubwoba, kuko bene ibyo ari ukujugunya ikamba ry'ubugingo. Imana ishaka ko tuyikorera. Buri wese afite inshingano agomba kuzuza, kandi dushobora gusohoza inshingano iruta izindi mu buzima bwacu igihe gusa twemeye izo nshingano uko zakabaye, kandi tukazuzuza mu budahemuka ndetse tubishyizeho umutima.
impinduka iyobokamana rizana. Umunyabwenge yaravuze ati, ujye wibuka umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe, ariko ntimuzigere mwibwira na gato ko iyobokamana rizatuma mubabara kandi ngo mwijime, ndetse rikaba ryabafungira inzira yo kugera ku byo mwifuza. Ntabwo idini ya Kristo ikuraho cyangwa ngo ice intege ubushobozi na bumwe bw'umubiri. Ntabwo yigerana mba ibambura ubushobozi bwo kwishimira umunezero wose nyakuri. Ntabwo idini rya Kristo ribereyeho kugabanya inyungu zanyu mu buzima, cyangwa ngo ribatere kutita ku byo musabwa n'inshuti n'umuryango, cyangwa ngo ribatere kutita ku byo musabwa n'inshuti n'umuryango wagutse muri rusange. Ntabwo kandi ryambika ubuzima ibigunira. Ntabwo idini ya Kristo igaragarizwa mu kwitsa imitima ndetse n'imiruho. Oya rwose. Ahubwo abantu bagira Imana nyambere bakayishyira ku musozo kandi bakayigira ihebuje muri byose, nibo bantu bishimye kurusha abandi bose mu isi. Kumwenyura n'umucyo w'izuba ntibibura mu maso habo. Ntabwo iyobokamana rihindura uwaryakiriye umuntu w'intavugirwamo w'umunyamahane utagira gahunda kandi utita ku bandi. Ibiramambi iyobokamana riramuzamura rikamugiraho agaciro, rigatunganya ibimushimisha, rikeza intekerezo ze, kandi rikamugira umuntu ukwiriye kuzabana n'abamarayika bo mu ijuru kandi uzaba mu mazu ya Yesu yagiye kudutegurira. Nimutyo twe kwigera twibagirwa ko Yesu ari yo soko ry'ibyishimo. Ntabwo yishimira amakuba abantu bahura nayo, ahubwo akunda kubabona bishimye. Abakristo bafite amasoko menshi y'ibyishimo baringanirijwe, kandi bashobora kuvuga batibeshya iby'ibinezeza by'ukuri kandi byemewe n'amategeko. Bashobora kwishimira ibinezeza bizatuma bata ubwenge cyangwa bitazatuma bata ubwenge, cyangwa ngo biteshe ubugingo agaciro ku buryo bazacika intege, kandi ngo basige imbaraga ihindura ibabaje irimbura kwiyubaha kwabo, cyangwa ngo ishyire inkomyi mu nzira igana ku kuba ingirakamaro kwabo. Baramutse bagendanye na Yesu kandi bagakomera ku mwuka wo gusenga, baba amahoro masa. Ubusonga bw'impano twahawe. Basore nshuti, kubaha Uwiteka nirwo rufatiro rwo gutera imbere kose, kandi niko tangiriro ry'ubwenge. Se wo mu ijuru afite ibyo abasaba, kuko mutarabisabira cyangwa ngo mube mubikwiriye kubw'ibyo mwakoze ku ruhande rwanyu. Se wo mu ijuru abaha ibyiza bitagerwa by'ubuntu bwe, kandi ikirenze ibyo yabahaye ijuru ryose mu mpano imwe rukumbi, ariyo mwana wayo Yesu Kristo. Kubw'iyo mpano itagira akagero, Imana ibasaba kuyubaha mubyihitiyemo, kubera ko mwaguzwe igiciro ndetse akaba ari amaraso y'agaciro kenshi y'umwana w'Imana. Nayo ibasaba ko mukoresha neza amahirwe muhabwa. Ubushobozi bwanyu bw'ubwenge n'ubw'imico mbonera ni impano ziva ku Mana. Ni impano mwaragijwe kugira ngo muzagure neza, kandi nta burenganzira mufite bwo kuzirambika hasi bitewe no kutazikoresha uko bikwiriye, cyangwa ngo zigwabire cyangwa ngo zigwingire kubwo kudakoreshwa. Ni ahanyu kwemera niba inshingano ziremereye mwahawe muzazisohoza mu budahemuka cyangwa mutazazisohoza, mukemeza niba umuhati wanyu muzawukoresha neza kandi mu buryo buhebuje. Turiho mu bihe by'amakuba yo mu minsi y'imperuka. Ijuru ryose ryitaye ku mico murema. Mwahawe ibintu byose kugira ngo mubashe kuba bafite umugabane kuri kamere y'Imana, ngo mumukire kwangirika kwazaniwe mu isi n'irari. Ntabwo umuntu mu ntege nke ze wenyine yaretswe ngo atsinde imbaraga z'ikibi. Ubufasha burahari kandi buzahabwa umuntu wese ubwifuza akomeje. Abamarayika b'Imana, babandi bamanukaga kandi bakazamuka urwego Yakobo yabonye mu nzozi, bazafasha umuntu ushaka kurira agana mu ijuru risumba ayandi. Aba bamarayika barinda ubwoko bw'Imana kandi bakareba uko intambwe yose iterwa. Abazamuka mu nzira irabagirana bazagororerwa, bazinjira mu byishimo by'umwami wabo. Intego ihanitse igomba kugerwaho. Umugambi uhanitse ndetse uhanitse cyane intekerezo za muntu zishobora kugeraho ni umugambi Imana ifitiye abana bayo. Kubaha Imana cyangwa gusa n'Imana
niyo ntego igomba kugerwaho. Imbere y'umunyeshuri hari inzira ifunguye igana ku guhora atera imbere. Afite intego agomba gusohoza, urwego agomba kugeraho rukubiyemo ibintu byiza byose bitunganye kandi by'agaciro. Azatera imbere mu buryo bwihuta kandi agere kure hashoboka mu ishami ryose ry'ubumenyi nyakuri. Ariko umuhati uzerekezwa ku bintu bihanitse rwose, biruta kwikunda n'inyungu z'igihe gito nk'uko ijuru ryitaruye isi. Imiyoboro y'ubuntu bw'Imana. Umuntu wese afite amahirwe yo kuba umuyoboro muzima Imana ishobora gucishamo ubutunzi bw'ubuntu bwayo ikabugeza ku batuye isi, aribwo butunzi butarondoreka bwa Kristo. Nta kintu Kristo yifuza cyane nk'abantu bazagaragariza abatuye isi umwuka we n'imico ye. Nta kintu isi ikeneye cyane nko kugaragazwa k'urukundo rw'Umukiza rugaragarijwe mu muntu. Ijuru ryose ritegereje imiyoboro ishobora gucishwamo amavuta yera kugira ngo abere imitima y'abantu ibyishimo n'umugisha.